nakwipfuyeho uko biri kose ureba imyaka ugezemo imyaka y'ubwangavu n'ibi sibyo ubwo rero kuba nkwicaje aha utumva wenda ngo ni utuntu twiza tundi ngiye kukubwira ngo ejo ngo gutya tuzabamo muri ubu buryo ubu n'ubu ndakwinginze rero mwana wanjye ndagukunda urabizi sibyo imyaka ugezemo n'imyaka mibi urabyumva neza ese uko mbona wakonje nk'undi ufite ikihe kibazo none se mama harabye mfite ikibazo ni ukubera iki buri munsi ukoresha ngo ugeze mu gihe cy'ubwangavu ubwangavu ni ubuki umva ubwangavu rero nshaka kukubwira ni ikigero ugezemo sibyo ni imyaka ya adolesa se sobizi mu ishuri hari umunsi mutabyiga oya ntabwo mubyiga ntabwo ari cyane rero imyaka ugezemo niy'umwana ukeneye uburere bw'ababyeyi imyaka ugezemo urabizi wagiye mu mihango ubwo rero ubwangavu mba nshatse kuvuga ni muri cya gihe cyo kuba ugeze mu irerero ku buryo ejo utabura n'ingorane z'urubyiruko rwo hanze aha urabona uko rumeze ni ubwo buryo rero nashatse kubivugamo none se mama ababyeyi benshi basi bameze nkawe bicaza abana babo b'abakobwa bakabagira inama nk'iyingira cyangwa niwe wenyine ntabwo mvuze ngo ni njyewe njyenyine ababyeyi bamwe na bamwe rega abantu bose bagira imyumvire itandukanye sibyo ariko nkanjye hari ukuntu ababyeyi bifata ugasanga ngo uriya mwana ngo wo kwa runaka ngo buranga azashoka ngo apfa kuba ngo ari umwana w'umugore rero nanjye ngomba kurwana iryo shyaka nk'uko babivuga ngo ni umwana w'umugore sibyo mwana wanjye ndakwinginze nyumva sibyo urabona papa wawe yarakunsigiye reba imyaka ishize yose uko ingana atazi ubuzima bwawe nanjye atazi uko mbayeho atazi imirerere yawe niyo mpamvu rero nanjye ngomba kurwanya ishyaka nkakwigisha uburyo ugomba kwitwara rero mama baragutuka ngo ati uriya mwana w'umugore azabaho gutya na gutya umva ariko siko biri mama ni ukuri ntabwo nzagukoza isoni kandi na papa azabyumve umva ubundi azatubona ubundi uko atadutekerezaga uzamwiyorera agende gusa nabona gusa imana yaduhindurira ubuzima nta kintu atazakora nuko natazagusebye umwana warezwe nk'umudamu kuko mwana wanjye mbaye mushimiye ariko utaba nka ba bandi ngo dushimira mu iriro cyangwa iki ngenda kwinginze ngiye kuguha impanuro sibyo uzazigendereho aho ariho hose aho uzagera haba no ku ishuri ugomba kurangwa n'ikinyabupfura ikinyabupfura nicyo cya mbere sibyo ikindi kandi urabona ko hanze aha abana b'abasore bameze nabi barimo barirukana mu bana b'abakobwa sibyo ejo utazavaho nawe ukamera nk'ababana bo kwa Paul bananiranye urabona bari abakobwa reba bose bamaze kubyarira iwabo mbese nawe ushaka kumera nkabo ntabwo ngiye nabikora bitewe n'ukuntu mbona papa yaguteye inda ubundi agahita adusiga ukiri no ku kiriri utari wanakivaho ukirwaye mama ntabwo ngiye nzabikora nzakwambika ikamba nk'iry'ababyeyi ko papa ubundi ahantu hose umva azatureba yumubiri ni ukuri ko imana ibyo ngibyo birabe bitari kuva ku munwa gusa uzabikire no mu bikorwa mama bitewe n'umwanya uma ngiye ukanyicaza tukaganira ndikumva natazitanga ku izina twicaye rero mwana wanjye ndakumva mama ndakwinginze uzambera umwana nanjye nzakubera umubyeyi sibyo sha mama umva urabigaragariza bishobotse nanjye nzajya nkugaragariza ko ndi umwana mwiza kandi rero ikintu rero nashatse kuvuga urabona ko umajije gukura ntabwo mvuze ngo warakuze cyangwa wararengeranye umajije gukura ugomba gukurikiza inama nkuhaye utazagendera kuri ba bana mwigana cyangwa se ugendere kuri ba bakobwa baharaye hepfo kwa Mukasine bari abana utazabishinge bafite imico mibi ejo utazagenda ugasanga ugiye muri ba basore baho ugasanga bakwigisha ingeso mbi ubusambanyi ni bubi nibo ejo ugasanga ucikishije amashuri utayarangije
kandi urabibona ukuntu nihirinze, narihirinze nkumenyera buri kimwe. Ubwo rero niyo mpamvu ugomba kundwanira ishyaka nk'uko nanjye ndi kuri kurwanirira. nzari kurwanirira nk'umubyeyi ni ukuri, uzajya wicara utuje umva wumva ko rwose ninanagenda nagusabye uruhushya nukavuga ati umwana wanjye agenda, uzajya uvuga ati umwana wanjye agenda mwizeye yansezeranyije ibi ngibi n'ibi, bitewe n'ukuntu nyitaho bishoboka. mama njye ntabwo nabikora bitewe n'ukuntu rwose papa yamaze kugutera inda akaguta ukamvunikana kugera kuri iyi myaka, n'ukuri ndabigushimira n'Imana izabiguhera umugisha. Urabinsezeranyije? Ndabigusezeranyije neza pe, byizere ko ibyanjye kuko urabinsezeranyije. mama ndagusezeranyije. Urabinsezeranyije? None se mwana wanjye, nta mwana w'umuhungu wagusabye urukundo? ntekereze neza byaba byarabaye ukaba utabizi? uzi ko kuko mama agahungu kageze karambwira ngo karankunda, mpita mubwira ati nta rukundo rurenze kuko mama nkunda. Ibyo rero niyo mpamvu nanjye burya nashatse natanze kuba nakuganiriza, kuko niba umwana w'umuhungu yaraje akakubwira ngo aragukunda, nibyo bya bindi ashaka kugushora mu ngeso z'ubusambanyi. Ubwo rero mwana wanjye ndakwinginze uzakomeze, mbese aho uzumva bikugoye jya uzumbaze nanjye nkugire inama za kibyeyi kuko nicyo mbereyeho. none se mama abahungu bose bameze gutyo ku buryo ninkomeza gukura hakazajya haza umuntu nzajya mubwira ati nta rukundo rurenze uko mama nkunda? Reka imyaka urimo iracyari ni mikeya, sibyo? nk'ubu ngubu umwana w'umukobwa asigaye afata irangamuntu afite imyaka 18 kandi nawe irangamuntu ugiye kuyifata, sibyo? ntabwo kuba wafashe irangamuntu biba bivuze ngo wakuze, sibyo? reka ubanze ukure wige unasoze, ese unabona akazi ku buryo wenda aho nagarukirije nawe hari aho wangereza. urabona ko ubuzima butugoye mwana wanjye. buratugoye nubwo, ariko mama umva njyewe wihangane, nta y'indaro nzigera ntwara bitewe njyewe n'inama ungira, ntabwo nakubabaza ngo nzakubaza nk'uko papa yakubabaje. ese simba mbibona ibyo papa yagukoreye? mwana wanjye ibyo uraba utari kubivugishwa, nuko twicaranye wasanga ubu aho uri gutekereza ati ndaje nigendera ibyo ngibyo, ubu usiga aha ngaha ku ntebe. oya mama wintekerereza ibyo bintu, kuko urabona nk'umwanya wose tucanga, kuko inama zose ungiriye ntazitanga. Impamvu rero mba nkubwira ngo uzirinde nabo abana b'abasore, sibyo? ubu ngubu ku ishuri urakurikirana amasomo agenda neza, ariko iyo wishoye mu nkundo z'ubwadoresa niho hahandi utangira no kugira amanota mabi, urumva, ugasanga mbese ntabwo wiga neza kuko wishoye mu rukundo, kandi ibintu bibiri urabizi ntabwo bijya bibangikanye, kwiga no gukunda. imyaka ukirimo rero ni imyaka y'ubwana, nta bitekerezo by'abantu bakuru wari wagira. ubwo rero niyo mpamvu ngemba mpari kugira ngo usobanurire icyiza n'ikibi, ukimenye, ejo utazagwa mu ngeso mbi, kandi nari mpari naragombaga kubera umujyanama mwiza. niyo mpamvu rero ibyo bintu mba mbikurikirana kugira ngo ugendane impanuro z'ababyeyi. rero mama ngiye bitewe n'ukuntu nyicaza ukanganiriza, nzicara nanjye mbaze mugenzi wanjye nimba mama wajya amuganiriza nk'uko unganiriza. niyo numva atari byo nzaza nkubwiye tujye nawe umuganiriza ukuntu azajya aganiriza umwana we. ababyeyi b'iyi minsi izashaka barashoboka. oya mama we ntazabisiga. hari ukuntu nk'uko nshobora kwifata ngo turagiye ngo tugiye kubaganiza, icyo koze aho uzabona umwana wananiranye uzambwire njyewe tujyeyo tubiganirize umubyeyi nawe agire uko yakicaza umwana we, ko nanone nufata umwana ukamuturaho ikintu umubyeyi atabizi nabyo byaba ari bibi. ahubwo icyo ni ikintu ugomba kuganiriza umubyeyi we, nawe akamuzana umwana mu kinyabupfura. ejo utazasanga nk'ubu ngubu nshobora kugusanga nko mu ikosa hanze hano, nkakuzana nitonze nkakubwira mwana wanjye biriya bintu ntabwo ari byo, ntabwo ugomba kubikora. niho buriya umuntu iyo wamushyize ku karubanda nawe akagushyiraho, sibyo? kuko guturiza umuntu hari aho bigeze undi. rero mwana wanjye ndakwinginze uzagendere
ujye uyikora neza kandi aho bishoboka ntuzasuzugure umuntu ukuruta